Mwaramutse neza, Yesu ashimwe. Turi hano kuri gusenga by Mama Ebenezer. Ndabasuhuje buri wese n'igihugu aherereyemo. Shalom, shalom mwese. Ndabasuhuje. Ngewe wumva kuri mikro ndi Mama Ebenezer. Karibu dusenge, dushyire Yesu hejuru. Amen. Gusenga yewe gusenga bikingura ijuru, gusenga bifasha umuntu bimara umubabaro, gusenga yewe gusenga bikingura ijuru, ramya Imana hano uri, gusenga bifasha umuntu bimara umubabaro, gusenga yewe gusenga bikingura ijuru, haleluya, gusenga bifasha umuntu bimara umuba, gusenga Imana yacu, gusenga yewe gusenga bikingura ijuru, haleluya, gusenga bifasha umuntu bimara umuba, gusenga yemwe gusenga yewe, gusenga ababyeyi bikingura ijuru, haleluya, gusenga bifasha umuntu bimara umuba, gusenga rubyiruko, gusenga yemwe yemwe bikinguye ijuru, haleluya, gusenga bifasha umuntu bimara umuba, gusenga abana b'Imana, gusenga yemwe gusenga bikingura ijuru, haleluya, gusenga bifasha umuntu bimara umuba, gusenga bitanga amahoro, gusenga yewe kuganira n'Imana bikingura ijuru, haleluya, gusenga bifasha umuntu bimara umubabaro, gusenga Imana, gusenga yemwe gusenga bikingura ijuru, haleluya, gusenga bifasha umuntu bimara umubabaro. Amen. Nta cyiza nko gusenga. Reka ndekeraho, ngiye kuvuga ku gusenga byahita biba icyigisho cy'uyu munsi, kandi si byo nateguye. Gusenga ni byiza, ndakwifuriza kubyuka ugasenga mbere y'ikindi kintu cyose, ukabanza ukarambika ibyawe muri Yesu. Amen. Reka dusome Zaburi ya 68 umurongo wa 20. Uku kwezi ni ukwezi ko gutaka, twebwe niyo teme twahawe, ukwezi ko gutaka, dutakira Imana. Uba ngo ni ukwezi ko gusenga, ariko gusenga amasengesho yo gutaka. Zaburi 68 umurongo wa 20. Umwami ahimbazwe utwikorerera imitwaro uko bukeye, niwe Mana itubera agakiza. Umwami ahimbazwe we utwikorerera umutwaro uko bukeye, niwe Mana itubera agakiza. Amen. Umwami ahimbazwe. Turashima Imana, dushimira Imana kiduhaye umunsi mwiza, dushimira Imana iduhaye ubuntu bwo kubaho, kandi niturangiza tubwire Imana ngo Mana, urebe ibintu wikoreye, wari wikoreye mu kwezi gushize, ibitarakemutse, bwira Imana ngo Mana, ibi bintu ndabituye muri uku kwezi gutangiye, byikorere, ni wowe mbihaye, bintu nkwaze ne kuruha, bintu nkwaze umutima wanjye ugira amahoro, akira muri uru rugendo rw'agakiza, mbabarira, wicare ku birenge bya Yesu, ubimuhe cyangwa se ubihatereke, ubimwereka tuwite, ngibi narimbizanye, akira, niwe ndindiriye ngo ntabare, kuko namenye neza ko wikorera imitwaro, ibi bintu sinzongera kubyikorera, aba bana oya, uru rugo oya, aba bantu oya, tubiture kwa Yesu, biture ibyo bitwaro, biture Yesu, niwe wikorera umutwaro. Itangazo ry'iki gitondo ni ngo bihereze Yesu, niwe wikorera imitwaro. Igihe wari uruhiye, igihe wari uvunikiye, biture imbere ya Yesu, niwe utubera agakiza, bivuga ngo niwe udukiza.
Haleluya. Umwami Yesu niwe wikorereye imitwaro n'igorogota. Icyatumye apfa ni uko yari yikoreye ibyaha byacu byose, ingaruka z'ibyo byo ducamo byose, ibiki, ibibazo, ibigeragezo byose tubikoreze Yesu. Ingorane z'isi, amagorwa y'isi, turi ku isi nuko yubatse, nuko imeze, n'isi y'ibibazo, n'isi ya rwaserera, n'isi y'imiruho, n'isi y'ibyago, n'isi y'amakuba, n'isi irimo byinshi, ariko tubitura kwa Yesu akabidukiza. Ese reka nkubaze, uremera ko Yesu abigukiza? Uramwizeye? Bitura uruhuke, bimuture, hereza Yesu uruhuke, muva, hereza mukundwa muri Yesu Kristo, hereza ibyo bitwaro Yesu wari wikoreye, biture kwa Yesu uruhuke iki gitondo. Taka n'ukwezi ko gutaka, takira Imana, umuhereza ati Yesu ngibi ndagutakiye, byakire, nduhuke, mpa amahoro. Umubwira guha amahoro, aguha umunezero, aguha ibitwenge, aguha ubutabazi. Amen. Reka dusenge. Mwami wanjye Yesu, haleluya, himbazwa kuko ari wowe karuhura. Mu bintu wazanye mu kwezi harimo no kuturuhura, harimo no kutwumva, kuko ni ukwezi ko kugutakira, ni ukwezi ko kuguhungiraho, ni ukwezi ko kugutabaza, ni ukwezi ko kukumva, ni ukwezi ko gukurwaho imitwaro. Haleluya. Ni ukwezi ko kuruhuka, tugagutura ibyari bituremereye, byari bitubujije amahoro, ukadukiza wowe. Shimwa Yesu, shimwa gitare cyane, shimwa Imana nyamana. Haleluya. Uhimbazwe Mwami, turabigushimiye kubw'uyu munsi. Ushimwe Mwami. Ibyo twari twikoreye Yesu turabituye imbere yawe. Ibyari biruhije imitima yacu turabituye imbere yawe. Ibyari bitumye imitima yacu ibabara turabituye imbere yawe. Ibyari bitumye tunanirwa mu rugendo rw'agakiza turabituye imbere yawe. Ibyari biduhangayikishije turabituye imbere yawe. Ni wowe tubihaye. Iyi mitwaro yakire Yesu, twuzuza amahoro, twuzuze gutabarwa, twuzuzemo ibyishimo, twuzuzemo ibitwenge, twuzuzemo indirimbo z'amashimwe. Ahari hari iyi mitwaro, aho ibi bitwaro byari byarafashe, uzuzamo gushima Imana, uzuzamo gutabarwa, uzuzamo gutsindishirizwa nawe, uzuzamo inzira nshyashya z'ubutabazi, uzuzamo kurengerwa nawe, uzuzamo igikundiro cyawe, uzuzamo amahoro, uzuzamo imigisha yawe, uzuza Kristo muri uyu munsi uduhaye Mwami. Iyi mitwaro yakire kuko ari wowe udukiza, ni wowe Mana itubera agakiza. Haleluya. Udukiza ibyari bitubabaje, udukiza ibyari bitunanije, udukiza ibyari bitwatatse, udukiza ibyari bidushikamiye, udukiza ibyatwirukankanaga, udukiza ibyaduteraga, udukiza inzira zo Satani yacagamo, inzira zo mu bantu, udukiza izo nzira zifungwe, inzira zo mu kirere, izo nzira zose twarwanyirizwagamo nizifungwe mu izina rya Yesu. Inzira zo mu butaka nizifungwe, inzira zo hose zifungwe. Ibitava ku mwuka w'Imana turategetse muri iki gitondo ngo nibifungwe ku munsi wacu, mu buzima bwacu, mu minsi dusigaje kubaho. Ibi bitwaro nibituveho mu izina rya Yesu. Igihe tubitware ni igihe kirekire, ariko iki ni igihe wazanye cyo kuruhuka. Ni ukwezi ko kugutakira tukaruhuka, ni ukwezi ko kugirirwa neza nawe. Iki gitondo rero turatatse Mwami, tabara, turatatse, niwe mutabazi, turatatse kandi uri kutwumva, turatatse, turabiguhaye, turatatse, tubirambitse ku birenge byawe, turatatse, niwe duhungiyeho, turatatse, turakwingiza Mwami, twongere tukubone. Twakubonye mu bihe bishize, twakubonye ku munsi washize, twakubonye mu ijoro rishize, twakubonye Mwami kubw'ukwezi gushize. No muri uku kwezi tukubone imitwaro, ibyari imitwaro, ibyari imisozi imbere yacu bitengagurika, ibyari ibitwaro bibomagurika, bibonerwa ibisubizo, bibonerwa Mwami icyerekezo, bibonerwa inzira mu izina rya Yesu. Haleluya, haleluya. Urakoze gitare cyacu, izina ryawe nuryera. Urakoze kudukiza, urakoze kuturengera. Shimwa Kristo, ugize neza Mana, ugize neza ku munsi wacu, ugize neza ku bw'uku kwezi, ugize neza Papa. Haleluya, urakoze Papa. Amen, amen. Shalom, shalom. Umunsi mwiza. Niba ari ubwa mbere ukore subscribe kandi usangize n'abandi.
n'abandi mwese mwumvise iyi video mujye mwibuka gusangiza n'abandi, kandi niba video igufashije ushobora gukora like cyangwa se na comment. Amen. Cyangwa se bari n'igitekerezo ushaka kungezaho jya unyandikira muri commentaire ndabisoma, cyangwa se niba icyo ushaka ko nagufasha mu buryo bwo gusenga kwatura Yesu umwami n'umukiza, byose kukwigisha cyangwa se kukohereza orientation, byose aho hari email mba nasizeho ujye uyinyandikiraho nzajya ngusubiza. Murakoze. Shalom, umunsi mwiza.